twongeye kubasuhuza nanone. Iki ni Icyizere TV online. Nk'ibisanzwe turabasaba gukora subscribe, share and comment. Twaba dutangiye tubasuhuza aho muri hose, abari amajyepfo, amajyaruguru, umujyi wa Kigali, inshuti z'u Rwanda. Amahoro y'Imana n'imigisha yayo bibasakareho. Nkuko mubizi rero duhora tubafitiye abatumirwa. Uyu munsi twakiriye umusore ukiri mutoya wambaye kisilamu, umusore watubwiye ati mfite impano nyinshi, ati mu mpano mfite harimo no kuvura ibijyanye n'amashitani. Rero turaza kumubaza byinshi, ni umuganga ukomeye muri ibyo bintu. Nyabuna rwose mutega amatwi mwumva uburyo ayavura, akayakabukira, akiruka, ishitani rizongere kugaruka ku muntu niri na rimwe. Tuguhaye ikaze, watangira wibwiye abakurikira Icyizere TV nimba nta kibazo. Mbanze kubasuhuza mbere na mbere, mbifuriza indamutso ya Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'Imana gibane namwe. Kubyo wambajije kubirebana n'amashayatani, uburyo tubwire witwa nde? Mbere na mbere nitwa Mubarak Yegena. Yego. Nkaba ndumwe mu banyeshuri bagerageje gusohoka mu kigo cya Mahadi al-Islamiyya. Abantu benshi cyane barahazi. Ni hano hafi kuri Mahadi. Yego. Rwampara. Yego. Naam, kubirebana rero tudatinze kubirebana n'amajini cyangwa se kubirebana na kiriya kibazo wambajije. Naam. Amashitani uzi kuyavura koko? Amashitani ku buryo umuntu yafite ushobora kumuvura agakira? Kumuvura agakira, arakira, ariko nawe abigizemo uruhare. Yego. Hari ibyo agomba gusabwa kugira ngo ayo majini agende. Yego. Kuko ubundi ni ibice bibiri. Nk'abantu b'abayisilamu twemera yuko iyo amajini amwe yabaye abayisilamu, ayo ngayo tuyita aljan, amajini. Iyo amajini amwe atabaye abayisilamu, ayo ngayo tuyitwa ashaytan, niyo mashitani. Bivuga ngo iyo itari islam riba ari shaytan, iyo ari islam riba ari iki? Riba ari amajini. Ni ukuvuga ngo rero iyo amajini yinjiye mu mubiri w'umuntu, akamujya mu mubiri w'umuntu, akenshi na kenshi abashaka kumubuza ibintu byinshi cyane. Yego. Hari igihe bayohereza bashaka kugira ngo bamwice, urugero. Yego. Hari igihe bayohereza bashaka kugira ngo bagire icyo bamubuza amahirwe ye. Yego. Urugero ashobora kuba ari umuntu ushaka nko kujya kwiga n'urugero, cyangwa se ashaka nko kurongora. Byose bikagira ute? Bigahagarara. Ubwo ni zimwe mu mpamvu ziba kubera ibyo abantu bamushakaho, bashaka kumwohereza iki? Amashaytan akamugeraho. Bashobora no kumuziza byinshi cyane bamubona. Shaytan ishobora kugufata mu buryo bungahe? Butatu. Uburyo bwa mbere, Shaytan ishobora kugufata ari wowe wayiterereje. Urugero ushobora kujyayo ukavuga ati njyewe ndashaka Shaytan ngize ute? Nge nzikoresha. Amajini nge yakoresha. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Ubwo ushobora kujya kuyacira, babyita kuyacira. Ushobora kujya kuyacirira, wayageza mu rugo akajya kuniga. Ushobora kugenda ukavuga ati njyewe ndashaka amajini aya runaka, sibyo? Ubundi kondisiyo baguha kondisiyo, bakakubwira bati ese ayo majini ugiye kugira ute? Ugiye kwaka nayo kuzakoresha iki? Bamwe barakubwira bati ngo njyewe ngiye kuyafata agiye amfasha mu buryo bwo kwivuza. Ariko twebwe muri Islam ntabwo twemerewe gukoresha ibindi bintu, ngo tube twakoresha amajini cyangwa se tube twakoresha shaytan mu nzira yo kugira ngo wa muntu akire. Kwa kundi umuntu ajya kwivuza ahantu runaka, bakamubwira ati rero kugira ngo tukuvure ugomba kuzana amagi. Hari abantu bagenda bakazana amagi abiri ngo kugira ngo bazamuvure. Cyangwa se akagenda akavuga ati, bakamubwira uzazane amasaka. Ariko ayo masaka nuyazana uzabyuke mu gitondo cya kare, ntihagire n'umwe ukuvugisha. Naramuka akuvugishije
ubwo umuti uzabupfuye. Ibyo babyita gutera iki? Inzuzi. Gutera inzuzi. Ngo muri Islam ntabwo bigize ute? Ntabwo byemewe. Twebwe dufite Qur'ani yacu niyo dukoresha abantu b'Islam. Allah aratubwira ati wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa. Twamanuye Qur'an, iyo Qur'ani ye tugomba gukuramo iki? Umuti. Uwo muti rero ni uwuhe? Umuti ni ugukoresha imwe mu miti Rasul sallallahu alayhi wa sallam yagize ute? Yavuze. Icyambere Rasul sallallahu alayhi wa sallam yakoresheje umuti bitaga sanamaki. Umuti yarawukoreshaga kubera ikibazo bigize kumuroga, bamuroga mu mapfunda ngahe atatu. Twese turabizi abantu b'Islamu basoma amateka ya Islam tuziko Rasul sallallahu alayhi wa sallam bamuroze mu mapfunda ngahe atatu. Kugira ngo akire yavuwe na Jibril, avurwa n'undi mu malayika bita Mikail. Mikail yagiye ku maguru, Jibril ajya hehe? Ajya ku mutwe. Bivuga ngo Rasul sallallahu alayhi wa sallam ibyo byari ikimenyetso kigaragaza yuko n'abantu nabo bazagira ute? Bazaroga. Abo ayohererejwe nabo bazagira ute? Bazaroga. Ubwo byari ikimenyetso cy'uko uburozi ari ukuri. Byari ikimenyetso cy'uko uburozi ari iki? Ari ukuri. Ubwo ni igice cya mbere cy'uko abantu bagenda bakajya kugira ute? Bakajya kuyashaka. Bakayazana bakayashyira iwabo. Ibyo muri Islam ntabwo tubyemerewe. Iyo ubikoze uba ugiye muri shirki. Icya kabiri, shaytan zishobora kugufata zikagufata utazigiyeho. Utagize ute? Utazigiyeho. Bitewe n'igikorwa ukoze. Mathalan ushobora kujya muri zina. Kwa kujya muri zina ni ibiki? No gusambanya. Ushobora kujya nko mu busambanyi, shaytan zikagira ute? Zikagufatira. Ushobora kujya kwiba, shaytan zikagufata. Ushobora kujya ahantu zikagira ute? Zikagufata. Bivuga ngo izo shaytani zifata babandi bivuruguta muki? Mu myanda. Nubuga no mu myanda shitani ushobora gushiduka yagufatiyeyo. Ewana zigufatamo rwose zikakwinjiramo. Ubwo ni uburyo bwa kangahe? Bwa kabiri. Uburyo bwa gatatu ni cya gihe noneho bayakohereza hari icyo bakuziza. Urugero bashobora kuba bakuziza ubwenge bwawe. Mathalan urugero. Ikindi cya kabiri bashobora kuba bakohereza bashaka kukubuza amahirwe runaka. Iwanyu bashobora kuba baraguha ibitungo cyangwa se ibindi bintu runaka ariko hari icyo bakuziza. Ubwo ni mu buryo bungahe? Butatu. Hanyuma ubundi shaytani zijya mu mubiri w'umuntu cyangwa se amajini yinjira mu mubiri w'umuntu nangahe? Natatu. Utarageraho Mr. Mubaraka, nagira ngo mbanze tugendane gake nkubaze wenda ubundi ibyo bintu by'amashitani wabimenye ute, wabyigiye? Ibintu birebana n'amashitani akenshi na kenshi abantu ugenda ubona uburyo bateye cyangwa se n'uburyo bagenda bafatwa n'uburyo Qur'ani yacu igenda ibitubwira. Yatubwira ko hari ishuri wabyize? Ishuri ntabwo naba narabyize cyane, gusa nuko nasomye cyane igitabo cyitwa As-Salim al-Battar cy'umugabo bitaga Abdussalam al-Bali, al-Wahid al-Bali. Nari umunyamisiri. Ni umunyamisiri, ni umuhanga cyane. Abashaka kugira ngo icyo gitabo kibone bagenda bakagisoma, bita Salim al-Battar. Waragisomye, urakiyigisha, urakisobanurira? Bitewe n'uburyo nyine twagerageza kubirebana n'icyarabu tukajya dusoma no guhura na bimwe mu tubazo runaka abantu bagenda bahura nabyo, umuntu agenda asobanukirwa, hari ibyo agenda agirute amenya. Hari abavuga ko abantu benshi bavura amashitani baba barayarwaye. Nawe warayarwaye? Shaytani ubundi ntabwo twavuga atenda kuba umuntu yararwaye, ahubwo icyo twavuga nuko akenshi na kenshi hari igihe aba yakwatatse. Ni uburyo bwo kukwataka. Iyo shaytani akwatatse hari uburyo nawe ugomba kugira ute? Kwivura. Kandi uburyo umuntu agomba kwivura nuko Rasul yararwaye. Rasul ntiyarwaye se? Kandi iyo ni imwe mu ndwara, kandi mu ndwara zikomeye. Noneho kuba shaytani cyangwa se amajini abantu bayakoherereza akakugeraho ni kimwe mu kimenyetso kigaragaza yuko uburozi bugira ute? Burahari kandi burakora. Ni nayo mpamvu
Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an aratubwira ati wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Uwitwa Haruta na Maruta ntabwo bigishaga abantu usibye ko bavugaga bati innama nahnu fitna, ukuri twe turi bigeragezo fala takfur. Haruta na Maruta abo nabaye, abo ni bamwe mu bamarayika tubigishije abantu kuruga. Yani ni bimwe mu bimenyetso Allah subhanahu wa ta'ala yashatse kugira ngo agaragarize abimeramana, kuko Imana ifata ibyiza igafata n'ibibi ikabishyiraho nk'uko yabivuze muri Qur'an. Ikavuga ati muri Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala muri suratu al-Baqara aratubwira ati walau sha Allahu ma qatatalu. Imana iza kubishaka ntabwo abantu bari kurwana, ntabwo bari gushyamirana. Wenda tutarinjiraho turacyari ku bijyanye n'uburyo uvuga ko icyo gitabo nicyo cyakwigishije kumenya kuvura amagini. Icyo gitabo nicyo cyagiye kimfasha akenshi na kenshi, kubera kugenda umuntu abona ibibazo byinshi cyane umuntu agenda ahura nabyo, n'abantu bagenda bayohereza bagira ute. Akenshi na kenshi hari imwe mu miti twikoreshaga twakoreshaga, kuko hari urwego umuntu ageramo, hari bamwe bagera mu rwego runaka bikaba ngombwa yuko bigira ute, bikaba ngombwa yuko nawe utagomba no kwivuza, utagomba kwivuza, ahubwo ari abantu bagomba kugufasha. Kugufasha ni gute? Ntabwo bagomba kugufasha mu buryo bwa shaytani, ahubwo bagomba kugufasha mu buryo bwa Islam. Icyambere bagomba kugusomera. Bazagusomera gute? Aho turahagera. Hari wavuze ko mbere na mbere wamenye kuvura amagini bikuye muri Salimul Battar. Icyo gitabo nicyo cyaguhaye ubunararibonye. Icya kabiri, kubera kuyarwara warayivuje umenya no kuyavura. Ntabwo ari ukuvuga ati kuyarwara cyane ndabya bindi bikaze, kuko umuntu yarwara arasara akiruka, sibyo? Hari abantu basara bakaba basazi, ukabona bamusaza ariko akenshi na kenshi uri mu idini utinya Allah subhanahu wa ta'ala, cyangwa se uri umuntu wiyegereza Allah, shaytani ziragutinya, uranazirwanya zose zikagira ute, zikagenda cyangwa se zikakujya kure ku buryo zidashobora kukwegera. Ubwo ndumva ari gutyo yenda aho ngaho twasobanura. Twavuga yuko haziyemo urumva kuyarwara byatumye uvuga uti ibyo ari byose ibi bintu birakaze, reka tujye dufasha n'abantu tubavure. Urumva hajemo n'umutima wo gufasha no bitewe n'uburyo wabonye amagini uburyo ateye n'uburyo ameze. Abantu benshi cyane bakagombye gukanguka. Abantu tugomba gukanguka, tukamenya, tugasobanukirwa, tukamenya ko amagini ariho, abantu bakabimenya. Bakamenya ko hari bamwe mu bantu bohereza bakoresha amagini bashaka guhemukira abandi bakamenya ko bagomba kuyavura. Hari abagomba kugira ute kuyavura, kandi mu kuyivuza hari inzira nziza. Iki ni nacyo gikorwa abantu b'Abayisilamu benshi bakagombye kumenya, kubera ko hari bamwe bahura n'ibibazo ako kanya bakahita bibukira muri shiriki, bakavuga bati ni hariya tuzagira ute, tugomba kujya muri shiriki mwibangikanyamana. Tugiye kuhiruka ngo badufashe, ngo bagire icyo badukuramo bijya bibazo ibiki byose. Aho ngaho uba ugiye kuyoba, uba ugiye kwinjira muri shiriki, kandi Imana ntabwo ibabarira shiriki. Icyo twebwe dushaka ni uko iyo umuntu afashwe n'amagini, icyangombwa agomba kugira sabr, agomba kugira iki sabr. Icya kabiri, agatangira kwegera umumenyi ubizi neza, uzi, wasomye, usobanukiwe imwe mu miti ikoreshwa ya Kisilamu, kugira ngo bimufashe agende yoroherwa. None Mubarak, ubwo hari uburyo bwemewe n'ubutemewe. Mu ncamake wowe uyavura ute? Mu ncamake, icyambere ni uko ibyo byose hashobora kuba hari n'uburyo bwinshi bayavuramo. Hari ubwo ukoresha, ni ubuhe bwemewe ukoresha? Mu buryo ngewe nkoresha bwemewe, icyambere na mbere ni uko umuntu ugiye gufatwa, umuntu wafashwe n'amagini ari mu buryo bubiri. Hari wa wundi ushobora gufatwa n'amagini akaba azi kwisomesha, sibyo? Uwo ni uwa mbere. Uwa kabiri ari no wa wundi udashobora kugira ute kwisomera. Ubwo ukoresha gusoma mu kuyavura? Yewe nkoresha mu buryo bwo kuba umuntu yamusomera, shaytan zaba zimurimo zikaba zazamuka zikavuga. Usoma iki n'iki? Icyangombwa ni uko tugomba gusoma suratu al-Fatiha. Iyo ni iya mbere. Iya kabiri ugomba gusoma ayatul kursi.
iya gatatu ugomba gusoma kuko bifite procedure nyinshi cyane hari n'abafata amasaha 5 hari n'abafata amasaha 4 ariko mbere na mbere iyo ushaka kugira ngo ubimenye unabisobanukirwe bisaba kwegera umuntu ubizi cyangwa se bakazanyegera ngewe nkabibigisha nkabereka uburyo amwe mu byo agomba gukoresha kugira ngo biborohere kugira ngo abimenye. Ndumva ubwo buryo ari burebure burasaba ko wamugana umuntu yakwegera, ahubwo icyo nibaza iyo uvura hakira umuyisilamu gusa cyangwa n'undi wese ashobora gukira wamuvuye? No kuvuga ngo wamuvuye arakira akurikije yaba ari umuyisilamu yaba atari umuyisilamu, yaba umuyisilamu cyangwa atari umuyisilamu yakira pe, yakira yaba umuyisilamu rwose ukamukora buri kaka arakira. Icyangombwa nuko kondisiyo za Kisilamu ziba ziri ku murongo, ariko muri kondisiyo yacu ya Kisilamu nuko gusomera umuntu utari umuyisilamu ntabwo twebwe tubyemerewe, urabizi. Hanyuma twihuse tubwire bimwe mu bimenyetso bikeya bigaragaza ko umuntu amashitani yafite. Icyambere mu kimenyetso cya mbere kigaragaza ko umuntu afite shaytani, icyambere twakoresheje shaytani kubera ko ari abantu bose bamenyereye, ariko ubundi tuvuga amajini twakoresha twanabisobanuye tubatara amajini hari n'amashaytani. Tuvuga ko shaytani ari yayandi atari amayisilamu, amajini yayandi abayisilamu, niyo mpamvu dukoresha amajini. Tunakoraho urujijo abantu bavuga ngo abayisilamu bakoresha iki, bakoresha amajini. Twebwe abayisilamu ntabwo bakoresha amajini. Umuntu uzumva ngo akoresha amajini wo ngo azaba yinjiye muri shirki. Bakoresha amashitani? Nta nubwo bakoresha n'amashitani. Twebwe muri Islam ntabwo ntabwo dukoresha iki, ntabwo dukoresha amajini cyangwa dukoresha amashitani, ahubwo dukoresha Qur'an. Ubwo niyo mukoresha muvuga abantu, no kuvuga ngo niyo dukoresha uri wanabivuze. Hanyuma uwe yanduye ndashaka umbwira uti umuntu kugira ngo duhure mubwire nti uyu muntu yanduye amashitani aba afite ibi nibi. Umuntu wanduye amashitani icyambere agira kwibagirwa, aribagirwa. Cyo ni cyane yani kathratun nisyan, aribagirwa cyane ku buryo ashobora kuba afite telefone mu ntoki akayishaka akayibura, ukaba uri kuyishaka ukayibura. Icya kabiri agira agashaba, agira ibikezi mu maso, akabona ibintu adasobanukiwe bimuza mu maso. Icyo ni icya kabiri. Akamera nk'aho atareba, akabona yataye ubwe akumva gize ikintu cy'ikizungere, yani bikamubaho buri gihe. Icya gatatu ni ugufatwa n'igicuri. Ubona bino bijyanye n'igicuri, kikamufata kikamukanda, nyuma bikamukanda bikajya mu gacira ibintu, yani bikajya bihora bigira biza buri munsi. Ikindi cya gatatu kafaratul kalam, kugira amagambo menshi, kuba umuntu muri kuganira akaba yavuga mpaka mu Kinyarwanda babyita kurogotwa. Kuba yavuga agakomeza akavuga kuzageza umubwira ati hagara nabwo ntahagaze. Ni bya bindi bavuga ngo aravuga nk'uwahanzweho. Bivuga ngo rero uwo muntu turavuga ati rero muri uyu muntu uvuga ashobora kuba afitemo akabazo. Ariko nabyo bigira procedure uburyo bigomba kugira gukurikirana. Ikindi nanone umuntu yarota akarota inzoka, kwakundi umuntu arote cyane buri gihe akarota inzozi ziteye ubwoba. Izo ni amajini aba yagize yamuteye. Rasul sallallahu alayhi wa sallam aratubwira ati umuntu uzamurota inshuro 3 amubona, akamubona ku mwambaro w'umweru, icyo gihe hazaba yamurose, sibyo? Ubwo icyo gihe azaba yagize yamurose. Nanone indi mvuga katubwira ati Rasul sallallahu alayhi wa sallam umuntu uzarota ikintu 3, umunsi wa mbere akakirota, umunsi wa kabiri akakirota, umunsi wa gatatu akakirota, azasarira akagira, kubera ko izo nzozi ziba ari iki, ari impamo. Allahu akbar. Uratwunguye utuntu twinshi cyane. Uriya rero nzagutumira ubu iminota ndabona itari bubihagije.
reka dukomeze nzagutumire icyo kiganiro kirambure cyane. Ewana nta kibazo. Reka dukomeze nkubaza wari urimo uvuga ibimenyetso by'umuntu wanduye amashitani harimo kwibagirwa cyane, kubona ibintu atarasanzwe abona kandi areba ari ku manywa n'ibindi wavuze. None ni gute wakwirinda amashitani? Ni gute rero wakirinda amashitani? Icya mbere ubundi shayitani ziza zikurikiye umwanda. Yego. Ntabwo shayitani ziza zikurikiye umuntu w'isuku. Ese kwisukura ni gute? Ubundi Rasul sallallahu alayhi wa sallam aratubwira ati iyo tugiye gukora buri gikorwa cyacu cyose tujye tuvuga bismillah. Iyo niyo dua ya mbere, bismillah. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismu Allah. Muramenye muziye mugira icyo murya mutavugiye ijambo ryaki y'Imana, bismillah. Cyo ni icyambere. Icya kabiri ugomba guhora ufite uvu gutawaza. Gutawaza ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko Allah arimo gukuraho umwanda kandi anakurinda na bimwe mu bintu bashobora kugira ute kuba kohereza. Kuko koga k'umuntu, gutawaza k'umuntu ni nuru ibiri kugenda imujya hehe ku mubiri. Icya kabiri. Icya gatatu nuko umuntu iyo agiye kuryama, igihe cyose agiye kuryama agomba kuryama yakoresheje dua. Hari dua n'ubusabe bumurinda muri iryo joro. Ya bumurinda muri iryo joro. Aha. Kugeza ubwo iyo ibyo bintu abikoze hari amashayitani ari mu bice bibiri. Hari ayitwa al-ghuyala, hari n'ayitwa al-khubal. Ayitwa al-ghuyala ni ya mashitani yihindura ipusi cyangwa se yihindura imbwa cyangwa se yihindura ikindi gisimba runaka. Ntabwo iyo wakoresheje izo dua kandi ugasoma neza witonze n'umutima mwiza, icyo gihe iyo shayitani ntabwo urota bya bintu bimeze gutyo. Nta nubwo yani ntabwo bikuzamo, kuko bishobora kukuzamo, ushobora kubibona gutya mu maso ku maso kuko arahari. Hari ayihindura imbwa, hari n'ayihindura iki, hari n'ayihindura ipusi, ku buryo wayitera ibuye mu gitondo nijoro, mu gitondo ugasanga ari umuntu akaza akakubwira ati kuki waneye ibuye mu nijoro, kumbi n'imbwa yagize ute, wateraga imbwa uzi ko ari igiteye, wateye iki, wateye umuntu. Yego. Nanone icyitwa al-khubal ni ya yandi yinjira mu mubiri w'umuntu. Ubwo yinjira mu mubiri ngo yitwa al-khubal. Al-khubal ni ya yandi ayihindura ipusi n'ibiki akitwa, ayihindura ipusi n'ibiki bayita al-ghuyalan. Ushobora no kuyarota. Hari ubundi bwoko ufite butari ubwo? Ubundi bwoko bita ifrit. Urabizi ko iyo ifite imbaraga, iyo yafataga n'ikintu ukagikora hano ikaba yakijyana no muri Amerika. Namwe muri ya majini yo kugiye cyane cya Salom. Sulaiman. Ubu turakubita tubangura, tuzaguhamagara ibi bintu abantu barabikeneye, tuzaguhamagara ubirambure. Nta kibazo. Watubwiye ko abantu benshi cyane mu bintu abantu bagakwiye gukoresha birinda ayo mashitani no kugira isuku. Bivuze ko noneho abantu bayacirira baba ari abanyamwanda. Akenshi na kenshi abantu bayacirira baba bagiye mu mwanda. Uzi kuyaganiriza? Kuyaganiriza ni buryo. Tubwira uburyo bubiri waganirizamo amagini. Uburyo bwa mbere iri kumusomera arazamuka akavuga. Ubundi Rasul sallallahu alayhi wa sallam tubwira ko akenshi na kenshi shayitani zigira iki, zirabeshya. Ushobora kuvuga ko fulani runaka ari wamuroze kandi atari wagize ute umuteje mu shayitani. Kuko twebwe tuzi bimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko kuza kwa Rasul sallallahu alayhi wa sallam ari kimwe mu kimenyetso cyatumye Allah afunga ikirere kugira ngo amwe mu mashayitani atajya azamuka ajya kuzana amakuru kandi ku malayika bumviriza umuntu kuri uwo muntu, kuko buri muntu aba afite umumalayika ushinzwe gutanga iki, gutanga amakuru ye. Hari ikintu uvuze nyakubahwa Mubaraka, uravuze uti hari ubwo amashitani wanayaganiriza akakubeshya, akakubeshya cyane, akakubwira amakuru atari. Kandi tuzi ko abantu benshi ngo bita abapfumu n'abaki
abajya kubaraguzaho amakuru babaha ngo bamwe baba bayakuye ku mashitani. Bivuze yuko ibyinshi bavana ari ibinyoma. Ibyinshi bavanayo 99% ni ibinyoma. Kubera ko akenshi na kenshi shetani zirabeshya. Icyangombwa we ntabwo ukurikira ibyo zavuze, ahubwo ukurikira uburyo agomba kumuvamo akagira ute akagenda. Kuko hari uburyo bakoresha amajini, hari umuntu ukohereza amajini akanayatuma n'icyo agomba gukora. Yakujyamo, yamara kujyamo akakugenera, akavuga ati runaka igihe nikigera runaka uzagira ute uzamukorera ibi. Urugero, nugera ahangaha uzamuture mu modoka, ni urugero. Kandi iyo ni impamvu Imana itanga, nta nubwo ari n'amajini cyangwa iki, ariko bakora impamvu. Ntabwo aribo bagira ute babigena. Ninde ubigena? Ni Allah. Hanyuma amajini akamujyamo, akohereza andi majini, akagenda akagira ute akamubwira uburyo bigize ute amakuru ye yose, buri kintu cyose. Hanyuma ya majini amurimo akagenda agatanga iki amakuru kuri wa wundi wayohereje. Ubu nawe wamenya kuyacirira. Oya, ibintu byo gucirira ni have mina shirk. Ntabwo byemewe. Biri mwibangikanye. Ntabwo twemerewe kujya gufata amajini, guzana amajini ngo tuyaragire mu rugo. Muri Islam ntabwo byemewe. Kuko iyo ugiye kuyafata ukayazana ukayashyira mu rugo, wallahi uba witeguriye urugamba rukomeye cyane. Urugamba rwa mbere ni ukuzarwana nayo, kuko nayo bakeneye igitambo. Ibyo bitambo ntabwo twebwe tubikeneye muri Islam. Kuko ubundi iyo yazanye hari icyo nabyo bigusaba. Muri Islam twebwe ntabwo tubyemerewe. Icyo dukoresha Quran, kugira ngo iyo Quran izagira ute izamuvure. Hari imwe mu biti dukoresha, hari habat sauda, hari sidri, hari azaitun, hari sanamaki, hari athana. Nimwe mu miti dukoresha kugira ngo urwaye akire. Tumusiga, iyo koga, iyo kunywa, hanyuma ukanamusomera. Allah biragenda, ntabwo ari bya bindi yenda ngo bivunanye, ngo bigira ute amajini uko yaba ameze kose aragenda. Gusa wirinda hari abayavura bagashaka kuyakuriramo rimwe, hari abayakuriramo rimwe akaba yapfa. Ariko bisaba gahoro. Niyo mpamvu bisaba apfa amajini cyangwa hapfuye arwaye. Amajini ashobora gupfa, amajini arapfa. Akayasomera agapfa. Cyangwa akayatwika, cyangwa se akayirukana, ibyo byose cyangwa akayazirika. Hada min al-Quran. Ibyo byose Quran birimo. Na sura zayo zirahari. Sasa rero iki kiganiro cyazaba kirekire. Twagikora n'icyumweru kitararangira ko dufite ibintu byinshi twakababajije. Ariko tugana ku musozi, gira inama uha abantu mu kwirinda ibyo bintu byose. Inama natanga rero kuri babandi batari bagerwaho n'amajini, cyangwa se abo yagezeho, nuko icyambere bagomba kumenya nuko bagomba gukurikiza idini ya Islam, cyangwa se bagomba kugendera ku murongo w'uburyo Islam idutegeka, uburyo tugomba kwivuza kuri babandi bagize ute bayarwaye. Wa wundi yarwaye hari inzira Rasul yamushyiriyeho ugomba kunyuramo, kandi rwose urakira kandi ugakira neza. Nta n'ahandi ugiye, nta n'icyo ukoze wenda ngo gituma watandukana na Allah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam yaratubwiye ati aho ngaho umuntu agomba kugira kwihangana. Aratubwira ati la yatamanna yanna ahadukum al-mauta li dhurrin asaba. Umwe muri mwe ntazifuze gupfa kubera impamvu z'uburwayi. Fa in kana la buddan fa'ilan, nibiba ngombwa yuko abivuga ashaka kugira ngo apfe cyangwa se Allah itamutwara, azavuga ati Allahumma ahyini idha kanat alhayatu khayran li. Mana mu buzima niba ubona ko ubuzima ari bwo bwiza kuri nje, watawaffani idha kanat alwafatu khayran li. Mana unampureho niba ubona ko urupfu ari bwo bwiza kuri nje. Bivuga ngo Allah subhanahu wa ta'ala iyo bukuyeho urigendera, iyo akugumishijeho urakira, aragukiza. Niyo mpamvu dukoresha iyo dua iyo tugeze muri cya gihe cya burembe, muri cya gihe kisumbirizwa.
inama rero nagira aba bandi barwaye nuko bareke gushukwa bareke gushukwa n'abantu bababwira ati ngo barabavura kandi bababwira ngo nibajye ngo kwivuza ngo hariya niho bagomba kugira ute gukira la ahubwo najye kwivuza ahantu bashinzwe kuvura k'Islam urugero shobora gukoresha zimwe muri aya za Quran akajya kuri wa muntu akamugira inama akamubwira tugomba gukora gutya na gutya mu gihe abasha kubyikorera kuko cya gihe wa muntu aba afite ubwenge aba afite imbaraga z'uko agomba kuvuga ati ngiyewe ngiye kugira ute ngiye gukoresha ibi n'ibi ntabwo yabikoresha atabizi icyo asabwa nuko agomba kujya kuri wa wundi ubizi uzi imirongo agomba gukoresha akamubwira ati gomba gukora gutya na gutya kuko na shetani zigendera kuri step by step ku murongo urugero ushobora kuba shetani ushaka kugira ngo yivugishe ugasoma yigitwika ubwo urumva na makosa ntabwo yizamuka ngo rizamuke urivuge ushaka gusoma irituma ryiruka ngo rigende ntabwo rizazamuka ngo rivuge ahubwo rizahita risohoka ryigendere hari zimwe muri surati zigenda zisomwa kugira ngo shetani zigire ute zizamuke hari n'imwe mu miti ikoreshwa mu ya Islam abantu bakoresha kugira ngo ya majini ajenwe abone kugira ute kuzamuka avuge niba koko ushaka kwiruka ngo agende urabwira genda ushobora kuyabwira ati uramenye ujye mu ishyamba cyangwa se ujye ahantu kure ntabwo wemerewe kuyabwira ati ngo genda ujye kumujyamo ujye kujya kuri wa wundi ahubwo urabwira ati sohoka usubire aho waturutse kuko twebwe ntabwo tuvura umuntu dushaka kugira ngo twangirize ubuzima bw'undi ahubwo tuvura abantu bavura bashaka kugira ngo wa wundi akire na wa wundi wabikoze azicuze kuko kwicuza Allah yakira kwicuza k'umuntu uwo ni wa wundi rero urwaye yuko atakagombye kwirara agomba kwivuza ariko akanyura mu nzira y'Islam atakagombye kunyura mu nzira za shirki ubu uzashaka kugira ngo abisobanukirwe uzashake bamwe mu bantu b'Abayisilamu bazabagane kugira ngo ubafashe nanjye muri abo ngabo nshobora kubafasha nta kibazo abagira inama uburyo bagomba kugira ute kwitwara inama kuri babandi noneho kuri babandi batari bahura n'icyo kibazo nabo bagomba kwiga bakabimenya ejo n'ejo bundi baramutse babonye bahuye n'ikibazo runaka ibyo bagomba kugira ute kwitwara kuko uhuye n'ikibazo utakizi niyo mpamvu umuntu ahita yiruka muri shirki ejo n'ejo bundi akazicuza ngo mana kandi barababwiye ati ugomba kunyura muri izi nzira ino nzira uzayireke kuko ashirika umuntu wayinjiyemo aba yagiye kubangikanya Imana twebwe ntabwo dushaka kubangikanya Imana ahubwo dushaka kugira ngo dusenge Imana y'ukuri twirengagije izo shetani bakoresha cyangwa babandi ngo babatsirika cyangwa babandi babyira ute twebwe ntabwo tujya dutsirika muri Islam. Yego rero Sheikh Mubaraka urakoze cyane kutuganirira ku bijyanye n'ubuvuzi bw'amashitani uburyo yandura uburyo twayirinda uburyo abantu ubwo bazabagana bafite ibibazo bitandukanye mubashe kubafasha mukurikije ubunararibonye n'ubumenyi mufite n'ubuhanga muri ibyo. Turabashimiye rero ko mwitabiriye butumire ku Icyizere TV wenda n'ubutani tubatumaho muzadutumikire maze muze twongere turambura ikiganiro. Turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Nakagaruka rero ciao subscribe share and comment kugira ngo ibiganiro bigumye bibagereho kandi direct nakagaruka rero ciao